Yesu ashimwe cyane. Nitwa Jean Baptiste Munyaneza. Mu minsi yashize umuntu yigeze kunganiriza ambaza ku kintu kijyanye n'umuntu n'abantu bakunda kwita bangeso nziza. Arambaza ngo mbese uyu muntu nawe akeneye kwizera Yesu, ko twari turi kuganira ku kijyanye na Kristo Yesu, uburyo Yesu Kristo ari we uha abantu uburenganzira bwo kubona ubwami bw'Imana. Mu bisubizo namuhaye cyangwa se icyo numva nifuza ko uyu mwanya twaganira mu minota mike, ni ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 na 24. Bibiliya iravuze ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga yeruye, igaragaza yuko umuntu wese witwa ko ariho, buri wese Bibiliya igaragaza yuko yakoze ibyaha. Bose bakoze ibyaha, noneho byabagizeho izihe ngaruka? Biravuga ngo bituma badashyikira ubwiza bw'Imana. Ibyaha byatumye abantu batabasha kwegera aho Imana iri. Mbese byabagizeho ingaruka zituma batandukana n'Imana. 24 ari igisubizo kiboneka ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ibibahereye ubusa gute? Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese akeneye kwakira Yesu. Ni ukuvuga ngo umuntu yaba abangaba bahura n'uwo muntu yarambajije, yaba ari uyu nguyu uvuga ngo nge ntacyo ntwaye muri sosiyete, ntawe ntonganya, ntawe mbwira nabi, ntawe ntuka, sinsinda, sinsambana, singira gutya na gutya. Bibiliya igaragaza yuko abantu bose bakoze ibyaha bituma badashyikira ubwiza bw'Imana. Uyu muntu nawe rero akeneye Yesu Kristo. Uyu muntu nawe rero akeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Nta yindi nzira ihari. Igisubizo cyarabonetse, inzira nyamukuru, inzira ya nyayo yarabonetse. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta ujya kwa Data atari umujyanye. Nta kindi rero, nta yindi nzira ihari, nta yindi nzira umuntu yanyuramo usibye kwakira Yesu. Ukeneye kwakira Yesu mu bugingo bwawe, ukeneye kwakira Yesu mu mutima wawe. Kristo Yesu niwe rembo rikwinjiza mu bwami bw'Imana. Haleluya! Ukeneye kwizera Yesu kuko ari we ntama w'Imana. Niko Yohana yavuze. Yaravuze ngo nguyu ngo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwese. Nshuti yanjye unkurikiye, ndagushishikariza kwakira Yesu akakubera umwami, akakubera umucunguzi w'ubugingo bwawe. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bw'Imana ibibahereye ubusa bwo gucungwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Waba ushaka kwakira Yesu, waba ushaka kwizera Yesu, waba ushaka guha Yesu ubuzima bwawe, waba wari waramwakira ariko ucika intege usubira inyuma, ndagira ngo usubiremo aya magambo. Niba ushaka kwakira Yesu, vuga ngo mwami Yesu, ndakwizeye, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, nyandika mu gitabo cy'ubugingo. Ibyaha byanjye byose ubimbabarire, nemeye kuba uwawe. Ubwo uzagaruka nanjye nzumva izina ryanjye umpamagara. Amen. Mana, ndasengera uyu mwene data mushiki wanjye wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, kandi ndasengera n'uyu nguyu wari warasubiye inyuma, imbaraga zikomeye z'ubumana zibane nawe cyane, kandi ntagasubire inyuma ukundi. Kandi uyu nawe wemeye kwakira Kristo Yesu ntazigere asubira inyuma na gato. Imbaraga z'umwuka wera zimuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza.